ubwo hari aho yari amaze kwigeza ifaranga iyo ryabonetse umugore n'umugabo bafatanyije kubishaka hasigara hagomba gushaka umwana mutoya wo kubirya no kubisohokamo hanyuma undi akaba wo mu rugo guteka no kurera abana. Hariho igihe bishobora guterwa n'ingeso yawe wifitiye wowe ubwawe yakunaniye, cyangwa se ibyo bigaterwa n'amahitamo wagenje ute, wagize, warebye inyuma. Hari igice mu mahitamo utitayeho. Ni gute wahitamo umugore uzaguteza ipfunwe cyangwa ugahitamo umugabo uzaguteza ipfunwe? Mbega kubana n'umuntu udafite ubwenge. Ibaza ufite umugore udafite ubwenge ariko afite uburanga. Umugore udafite ubwenge ariko afite iki? Uwo rero Bibiliya iravuga ngo umugore ufite uburanga akagira ikimero n'igihagararo ariko ntagire umutima, ameze nko gufata impeta y'izahabu ukayikwikira mu zuru ry'ingurube. Ingurube Imana yayiremeye gutorogora imyanda, niyo mpamvu burya iri mu nyamaswa zitaribwa. Umuntu aba atangiye ishuri ritagenza gute, ritarangira. Kuko kwiga imico y'umuntu utaremye wakuye ahandi ukamuzana, ntuzi uko yarezwe, mukabana, ntuzi ibyo yabayemo, kuzabyihanganira. Hariho igihe rero ugira gutya wabonaga ari mwiza, waragize amahitamo neza, ariko ibijya kumusohokamo mu gihe cy'imyaka 3-4, uyu munsi n'ibikigombera igihe n'ukwezi n'icyumweru n'amezi 2 ngo zirimo kugenza gute, gusenyuka. Runani wowe, ese runani wowe, ndati ninde wakubwiye ko ndi so? Ni njyewe nyine. Inyuma hameze hate? Inyuma hari sawa. Uyu yari umuririmbyi mwiza akaririmba abamarayika bakamanuka. Uyu yari umubwiriza mwiza wakaburaga hano. Yari umuyobozi mwiza uyobora iterore neza. Maze umuntu wese yabari inyuma arakavuga ati ariko Mana yanjye we, uriya mukobwa wo kwa runaka icyamba nkamutunga we, ese muramubona? Reka mbabwire, mwige basore bacu, mwebwe muracyafite igihe cyiza cyo kwitonda mugahitamo. Twe twahebeye urwaje niba bitarakunze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Umunsi w'umunezero, uyu mubwiriza Benita arakoze ati umwana naba batura namwe muzaba mubatuwe ndetse iteka. Imana imuhe umugisha. Reka nanjye mbikore kuko niko biteganijwe, ariko ikibwiriza gitambutse tugishyire ku mutima. Ku bashyitsi, amazina yanjye nitwa Nyirarukundo Delphine. Twatangiranye ku mugoroba muri iyi gahunda y'amahugurwa yabubatse urugo bakiri batoya, guhera ku bagishyingirwa kugeza ku myaka 10, ndetse n'abasore n'inkumi bifuza kurushinga. Mbere y'uko njya mbere, reka mbanze nshimire icyiciro kibarizwa muri Mifemo, aricyo cyiciro cy'abagabo n'abagore babarizwa mu ndabo, flowers. Imana ibahe umugisha. Amahitamo yanyu meza yo gukorera umwami wanyu binyuze muri iki cyiciro, ndabasabira ngo Imana izababibukire. Sinabona uko mbashima, ariko umwami wacu niwe ushima neza, azabibibukire. Reka nshimire Golden Gate, korali nziza yabanye natwe kuva ku mugoroba kugeza aya magingo. Imana namwe bahe umugisha. Ahari ngira ngo natwe Kabeza tugiye kugera ikirenge mu cyanya, tugire korali ihoraho kubwo gufashwa n'Imana. Gushima kwanjye kurashoje. Rero reka dusubukure icyigisho cyacu twize nimugoroba. Icyigisho cyaturarikiraga
akamaro ko guhitamo neza. Twashaje tubona ko iyo uhisemo neza ugira amaherezo meza, kandi ubuzima tubayemo buterwa n'amahitamo twagize. Ndetse twabonye n'icyo abasore n'inkumi bararikirwa: kugira Imana nyambere mu gihe bakwiriye guhitamo. Ndetse tubona ko kugira ngo bahirwe n'Imana bakwiriye kugorora imico n'ingeso zabo mu mahitamo. Ibyo rero nta muntu wabyishoboza. Twabonye ko twese dukeneye Imana kugira ngo ibidushoboze. Dushingiye mu isomo ryo muri Zaburi 119 umurongo wa 66. Tugiye rero gukomeza undi mutwe uvuga ngo niba waramaze guhitamo, rekeraho gukinisha amahitamo. Niba waramaze guhitamo, rekeraho gukinisha amahitamo. Kandi niba utarahitamo, reka gusuzugura amahitamo, usaba Imana ikubera umuyobozi. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, twaguhisemo, turakwemera, utubashishe kutagukinisha, utubashishe kukugira nyambere mu byo dukora, utubashishe muri gahunda yo guhitamo abo tuzabana, utubashishe Mwami Imana kugira ngo twebwe abamaze guhitamo tubashe kubihagararamo neza. Ibyo rero nta muntu wabyishoboza, ubidushoboze ku bwa Yesu. Amen. Mbere yuko ntangira iki cyigisho, nka mwarimu mfite imfashanyigisho hano, ndifuza abantu baza hano bakamfasha kugira ngo dukoreshe imfashanyigisho. Ndashaka abantu 2 hano, nkashaka n'abandi 2 baturutse muri iyi korari. Muri iyi korari ni mu umugabo n'umugore uwo mushaka, twihuse kandi. Hanyuma aha naho ndashakamo umusore n'inkumi bo ndabihamagarira. Fabri, ngwino hano. Harya rugo wubatse? Ngwino hano Fabri. Na Nyamwiza ukwicaye imbere nazi. Murakoze kuza, Imana ibahe umugisha. Ubu rero hano imbere yanyu hari akameza gatwikiriye. Muratekereza ko kari mwiki? Ndatekereza ko nta wabimenya. Ubu rero buri wese agiye guhitamo. Ubu kandi aba bantu bahagarariye iri torero ryose, sibyo se? Kugira ngo imfashanyigisho ize kugenda neza. Ngaho nimwitegereze neza. Hano urahabona iki Fabri? Ndabona ibikombe. Urahabona ibikombe. Ibi bikombe rero koko niraka kameze ukanshyirire hano aho abantu bakareba. Aho urakoze cyane. Aba bantu bari aha mfitemo umukobwa, mfitemo umusore ukuze n'umukobwa bitegura kurushinga, sibyo se? Aba bantu baritegura kurushinga, sibyo ra? Ubu murimo murahitamo. Aha hari umugabo wahisemo, hari n'umugore wahisemo. None rero aha hari ibikombe bagiye guhitamo. Reka ibi bikombe tubigereranye nuko waba uri murambagiza. Namwe nubwo mwarambagije nyine ubwo murabidukorera, hari icyo biri buze gutanga, sibyo se? Ngaho rero kambigenze neza, mubona aho mufata, maze umuntu wese agerageze yihuta ahitemo. Ubwo uza guhitamo nabi, ubwo ndabara 1 2 3 buri wese atera urutambwe ahitemo, mwitegereje. 1 2 3. Nimwubura ibyo bikombe. Bahisemo. Hari igihe umuntu azarira mu mahitamo abandi bakagenza gute? Bakamutanga guhitamo neza. Hakaba n'igihe uzarira mu mahitamo ugahitamo nabi.
reka mpere kuri Nyamwiza. Ibyo bikombe ni mu byeguri, ni mu by'ubukuri. Buri wese niyerekeye iteraniro amahitamo agize. Fabri yerekana imbere n'inyuma. Ubu rero dushingiye ku mahitamo tugiye guhindura uko duhagaze. Mama ngwino hano nawe, hagarara. Umva mama, hagarara hano. Iyi bitewe n'amahitamo tugiye guhindura uko duhagaze. Hano ibi bikombe mubishyira imbere mu byerekeye n'abantu kugira ngo babibone. Hano dufite ibikombe 4 bitoranijwe n'abantu 4. Uyu nguyu ibi bikombe byari byubitse. Uko barebaga birukanye guhitamo. Fabrice yabahisemo amahitamo meza. Sinzi niba yasenze. Iki gikombe cya Fabrice ni cyiza, kirasa neza imbere n'inyuma. Murimo murabireba se bibereke ariko Fabrice. Hanyuma uyu mubyeyi Laurence afite igikombe ahangaha, yihutiye kugihitamo nawe kuko ni cyiza inyuma. Ariko agize ngo arebye imbere akubitwa n'inkuba. Nyamwiza rero we yahuye n'uruva gusenga. Biramusaba gusenga cyane. Yagiye guhitamo imbere ni habi, inyuma ni habi. Hanyuma Aimable nawe mu gihe yihutaga ajya guhitamo nabarebaga, yashakaga gufata kiriya gikombe kiriya Fabrice barakimutanze. Ashatse guhitamo iki, uriya mubyeyi barakimutanze, nuko ahitamo iki kuko cyari cyubitse. Ariko urambuye imbere ukarebamo wumvise umeze uti? Nanezerewe. Nguko uko amahitamo yacu agenda. Muragumaho. Rimwe na rimwe ibyo tureba siko kuri, kuko imico yacu iratandukanye bitewe n'uko twarezwe n'ubunyacyaha tugira n'imibereho yacu, n'uko umuntu ahitamo kuyobora imibereho ye. Hakaba rero igihe umuntu iyo agiye kwihitiramo ahitamo nabi. Kugira ngo uhitemo muri iyi mico itandukanye biragusaba kwemera Yesu we murondozi w'imitima, we waremye umuntu maze akaguhitiramo. Ndatekereza ko uyu munsi abagabo benshi barira yo kwarika, abagore bakarira yo kwarika, babitewe n'amahitamo mabi. Ushobora kuba waragize amahitamo meza, ariko ku mugoroba twabonye ko dukwiriye kurarika Yesu kugira ngo adufashe. Uyu ni umuntu ugaragara nabi inyuma, ndetse akaba ari umuntu udakundwa. Abantu ntibamukunde kubera impamvu runaka. Wamureba ukabona ateye nabi, yavuga ukabona avuze nabi kandi avuga nk'abandi, sibyo? Uyu muntu rero aba afite ikibazo muri sosiyete. Ariko ubwiza bwe, ubushobozi bwe, ubuhanga bwe, kwizera Imana kwe biba bizwi n'Imana, kuko birahishe, biri mu mutima. Uyu nguyu imbere n'inyuma ni mubi, afite imico mibi, n'inyuma iyo mico iragaragara, kuko twebwe ntitubasha gusoma imitima, duhera ku byo uko umuntu akora, uko avuga, mbese imibereho abayeho. Burya niyo dufatira tukavuga ngo uyu muntu agira imico myiza cyangwa agira imico mibi. Ariko rimwe na rimwe dushobora no kwibeshya, kuko umuntu ashobora kukugaragariza yuko atari mwiza uyu munsi kubera situwasiyo arimo, kubera ibibazo abayemo, kubera impamvu abayemo. Nyamara wareba ibisohoka imbere ni bibi, n'ibiri inyuma bimeze gute? Ni bibi. Ukavuga uti yewe woweho rwose uzibanire n'Imana yagize ute, yakuremye.
uyu rero nawe murabona ko inyuma ni heza. Iyi ni housing. Nicyo kibazo urushako rw'iki gihe rufite. Abahungu bacu n'abakobwa bacu ndetse n'abagabo bamaze guhitamo baracyakurirwa n'ubwiza bw'inyuma. Igihe cyose akumva inyuma ahangaha, nuko abantu bagahitamo, akavuga ati nzabana na runaka, ariko ubona ukuntu yambara akaberwa, ati nyamara wenda hariho n'igihe yakubisemo ikibuno cy'ikigurano, ariko wowe wamureba mu ikanzu tugiye kuko nkunda abagore bafite imiterere myiza, uyu niwe nzabana nawe. Nuko ukamujyana ukamugeza mu rugo rwawe. Turaza kureba ibikurikiraho. Fabrice rero usenge Imana kugira ngo aya mahitamo wageze azakubereye ya nyayo. Iki gikombe cya Fabrice imbere n'inyuma kirasa. Aya ni amahirwe atagirwa n'abantu benshi, sibyo? Mukurikije rero aya mahitamo yose ari hano, umuntu wese afite uruhare rw'amahitamo ahanganye nayo uyu munsi. Yaba meza mutere cyane ibi bikombe mwigendere. Uyu munsi abantu bose bafite ikibazo cyo guhangana n'amahitamo, yaba meza cyangwa mabi. Kansubira hari bishyire hano gutya. Okay, kuraho igitambaro. Urakoze. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 tuhasanga umuryango, umugore n'umugabo, ariko kandi babana bahabanye cyane. Ntabwo kubera aho amasaha ageze ndi busome, reka turebe ibya Nabali twumva muri Bibiliya. Ngo hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imowani kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, ngibyo byamurangaga. Yari afite intama 5,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe bakemuzaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi z'ibibi kandi yari uwo mu muryango wa Karebu. Ngaho ni munyumvire, umunyamwaga, inkozi z'ibibi kandi ari uwo mu muryango wande. None se kuki tubona umudivantiste w'umunsi wa 7 yakoze ibidakwiriye tukumva ko igikuba cyacitse? Turacyari mu isi, turacyari mu isi. Aba bagore bafite, uyu mugore afite indangagaciro zihabanye n'iz'umugabo, ku buryo wakwibaza utari ko se uyu Abigayili ajya guhitamo uyu mugabo ngo babane byatewe n'iki? Ni gute waba umunyabwenge ukaba umugore mwiza w'uburanga, ukaba umugabo mwiza, umugore mwiza w'igikundiro, wajya guhitamo ugahitamo umugabo w'ikigoryi, w'umunyamwaga, kandi w'igisambo, ngo nta nicyo yitagaho mu buzima bwe? Mu by'ukuri aya mahitamo ashobora kuba yarashingiye ku byo umuco ujya ushingiraho. Habaho igihe umusore n'inkumi bakundana, imiryango ikababuza kubana kubera impamvu izi n'izi, maze umuryango ukakubwira uti mbese urajya gushaka uriya ngo azakumarira iki? Umuntu utagira n'inzara zo kwishima ngo nuko ari umudivantiste wizera Imana, uriya yakumarira iki? Dore va ku giti, dore umuntu, dore umugabo mwiza. Nta gushidikanya Abigayili yashatse Nabali kubera ubutunzi.
n'amahitamo ashingiye ku ndangagaciro z'umuco w'iwabo. nk'uko natwe muri uyu munsi umuntu ufite umutungo, ufite amafaranga arayoboye, mbese niko bimeze. ariko reka ndarikira abantu bagize amahitamo kubabwira ko ntabwo umunezero w'urugo, umunezero w'urushako ntuturuka ku butunzi bwinshi, kuko bibaye ibyo abarimo kubiririramo ni benshi kandi babifite. iki gikombe gihagarariye Nabali. Nabali imico ye yaragaragaraga mu buryo bw'ibifatika, imbere n'inyuma. ariko bishoboka ko Abigayire bamubwiraga bati hoshi igenda uzamuhindura, erega ndiko zubakwa. Bizaguteza akaga gakomeye igihe cyose uzahitamo kubana n'umuntu mubi murora, ufite ikindi kintu ushingiyeho ngo uzamuhindura. Elena White yaranditse ati biragoye ko umuntu uri hejuru y'umwobo akururana n'uri mu mwobo, ngo wowe uri hejuru y'umwobo ubashe kumukurura umukuremo. Oya, ahubwo uri mu mwobo azagukurura uhanuke, ntabwo uzageramo gusa uzanavunagurika. Amahitamo mabi kandi ubibona. Ushobora kureba umuntu ukabona nta bintu byinshi afite ku byo abantu bashingiraho, wamureba ukabona rwose ntawe. Ndetse rimwe na rimwe n'abantu bakakubwira bati ariko se buriya koko urifuza kurushingana na runaka? Ariko se abakobwa beza buzuye muri iyi si, abakobwa beza bari hirya no hino, wabuze umuntu mwubakana urugo? Ariko warangiza ukavuga uti yewe birakwiye ko nanjye mpindura, reka njye kwishakira umukobwa wo mu muryango ukomeye, umukobwa ufite akazi, umukobwa ukorera amafaranga. Nigeze kugenda muri pasiteri rimwe, nari njyanye n'abanyeshuri mvuye ku kazi, nuko bavuga ibyo guhitamo abo bazabana. Ngiye kumva numva umwe aravuga ngo ariko si uwo mugore ubundi utagira icyo akora, ntagire n'umuryango, nibura wenda tuzasonza ngo aduhe agafuka k'umuceri, ubundi ndamuzana ngo abe ururabo rwo gutegura. Bivuga ngo igikuru naha ni inyuma aho areba, iby'imbere ntagenje gute, ntabyitayeho. Habaho igihe mu mahitamo y'urushako ubibona neza ko umuntu murimo kurambagizanya atari mwiza pe mu ngeso ze. Uyu munsi muraganira iby'urushako, ejo ukumva arimo arabiganiriza n'undi musore cyangwa undi mukobwa ku ruhande, ukibwira noneho rero abakobwa bacu bari mu kibazo cyitwa puresha yo gushaka. Atari ukuvuga kugira ngo bubake urugo rwiza, ahubwo ngo barashaka gutwika, gufata amafoto no kwereka abantu ko bakoze ubukwe. Reka mbabwire ngo bene ayo mahitamo nta herezo ryiza agira. Igihe cyose uzasaba Imana kukuyobora mu mahitamo, ntabwo ndi bubitindeho, turabikomeza nyuma ya saa sita. Itsinda ryiteguye kubafasha rirahari kandi ryateguye neza ku birebana no gufasha abasore bacu uko muzahitamo abo mwabana kubwo gufashwa n'Imana. Kuko tujya gutekereza iki kintu nk'abamifemu, twaribajije ngo mbese ko icyiciro cya mifemu gikora ibishoboka byose, ubuyobozi bwa mifemu mu itorero ry'Abadivantisiti mu Rwanda nta mwaka ujya urangira amahugurwa atakozwe inyigisho zitambuka. Ariko se kuki ngo zikomeza gusenyuka ndetse n'iz'abakirisitu zigasenyuka, n'iziriho zikaba zitariho? Buriya rero umwana apfa mu iterura. Niba abasore bacu bemeraga gukorana n'Imana mu birebana no kubaka urugo, mukemera gukorana n'Imana ikabahitiramo mukayigira nyambere, ikibazo cy'ingo zisenyuka mu itorero cyagabanuka. Gukomeza kwigisha
kwigisha abari mu ngo rero abasore n'inkumi tukabirengagiza, ntekereza yuko aho tuba tujya atari heza. Hano hari andi mahitamo ayagirwa na bake mu buzima. Kugira ngo uzajye kubona umuntu muhuza imico ye y'imbere aba ari nabwo buranga afite inyuma, aba ari nako ari mwiza inyuma, indangagaciro zose zibe azifite. Aya mahirwe agira bake, sinzi niba nabaho, keretse wamukuye mu ijuru. Hari ahagerageza, si byo se? Ariko iyi tasi ifite utuzinga, ntimubireba se? Hariho utuzinga pe, ni nziza, ariko igiye ifite utuzinga hano. Uko niko kuvuga ngo wahisemo neza ntibivuze ko washatse marayika. Menya ngo nshatse umunyabyaha, kandi nanjye ndi umunyabyaha. Akaga Abigayire yagize kari gashingiye ku mahitamo atagizemo uruhare, kubera kureba umutungo, kubera kureba ibifatika. Ariko ngo Abigayire yagize gushegeshwa n'urushako mu buryo bukomeye, bishingiye ku muco. Aho umuryango uvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, twagirutse iyo mvugo iriho. Mbega kubana n'umuntu udafite ubwenge. Ibaza ufite umugore udafite ubwenge ariko afite uburanga. Umugore udafite ubwenge ariko afite iki? Uwo rero Bibiliya iravuga ngo umugore ufite uburanga akagira ikimero n'igihagararo ariko ntagire umutima, ameze nko gufata impeta y'izahabu ukayikwikira mu zuru ry'ingurube. Ingurube Imana yayiremeye gutorogora imyanda, niyo mpamvu burya iri mu nyamaswa zitaribwa. Ibaza ubana n'umugabo umeze gutya. Iyi mico yose irahagarariwe mu itorero ry'Imana ndetse no hanze yaryo. None bizagenda gute kugira ngo aba bantu bahabanye babane? Icya mbere, mbere yo guhitamo banza ushishoze, urebe nibura ko ibyo wifuza uwo muzabana abyujuje, afite 3 bya 4. Niba ukunda umugore muremure, ugakunda umugore mugufi, ugakunda inzobe, saba Imana kuguha inzobe. Ariko inzobe yubaha Imana. Niba ukunda uwirabura, bibuko. Ariko nushingira kuri icyo cyonyine ntabwo bizaba byiza. Kuko ibi ndabivugira ko hari umugabo nzi, abantu bamubajije impamvu imodoka ye umugore we atajya ayigendamo. Nuko agiye gusubiza, no mu bukwe ntibajya bagendana. Ibyo narabyiboneye, ntabwo ari ibyo numvise. Ku buryo iyo ari ubukwe bwabaye bagomba kubutaha bombi, umwe ajya mu bwa mu gitondo, undi akajya mu bw'ikigoroba. Nuko umugabo arangije abwira abantu baganiraga ngo rega, ngo umugore wanjye ntabwo ari presentable. Ubwo hari aho yari amaze kwigeza, ifaranga iyo ryabonetse umugore n'umugabo bafatanyije kubishaka, hasigara hagomba gushaka umwana mutoya wo kubirya no kubisohokamo, hanyuma undi akaba uwo mu rugo guteka no kurera abana. Hariho igihe bishobora guterwa n'ingeso yawe wifitiye wowe ubwawe yakunaniye,
cyangwa se ibyo bigaterwa n'amahitamo wagenje ute, wagize, warebye inyuma. Hari igice mu mahitamo utitayeho. Ni gute wahitamo umugore uzaguteza ipfunwe cyangwa ugahitamo umugabo uzaguteza ipfunwe? Turi abantu b'abanyabyaha. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusaba Imana kuduha kugira amahitamo meza. Ashobora kuba umukristo mwiza ariko andi mahitamo yawe, amarangamutima yawe hari ibintu byinshi atemeranya nawe. Ujye witonda kuko igihe cyose bizatuma umutima wawe uhora urehareha. Abigayire ni urugero rwiza rw'abantu bafite ikibazo cy'urushako uyu munsi. Abigayire mukomeje gusoma, nubwo yari afite umugabo utari mwiza mu buryo bwose, ariko kubera kwisunga Imana no gusenga ngo yabashije kurokora umuryango we. Igihe Dawidi n'ingabo ze bari bagiye kuwutikiza, ndetse kwihangana kwa Abigayire no gukora iby'ubutwari no kuba umugore ufite umutima. Umugore ufite umutima yubaka urugo, ariko umupfapfa agenza gute? Ararusenya. Yakomeje kwihangana, akomeza gusenga. Igihe kigeze Nabali yumvise inkuru y'uko Dawidi yaraje gutikiza urugo rwe, nuko bamubwira uko Abigayire yabigenje, uburyo yafashe amaturo n'inyama n'amafunguro n'intama akagenda akajya gusanganira Dawidi mu bisome. Ngo nuko ageze imbere ya Dawidi akimukubita amaso, ngo areba umugore mwiza w'uburanga ufite umutima n'ubwenge. Ngo Abigayire yarapfukamye aravuga ati, databuja, erega umugabo wanjye ni ikigoryi koko nk'uko izina rye riri, yitwa Nabali, iso nta kwanga kwita nabi, atariko nkugirireho umugisha, uramenye utamarira umuryango. Dore ibyo washakaga. Dawidi yari yaje gusaba amafunguro, yohereje abagaragu, undi aravuga ngo uwo muzihe, kandi yaramurindiye umukumbi. Nuko ngo Dawidi amurebye, impuhwe ziragaruka, maze arangije amuha ibyo yarazanye. Dawidi aragenda. Nabali amaze kumva ibyabaye ngo yafashwe n'umutima arapfa. Amaze gupfa, Dawidi aravuga ati, umva, mubona abonye bose nta mugore waruturiye. Aragenda ashaka umugore wa Nabali. Nabali yari yamaze gupfa, nuko aramucyura. Abigayire aroroherwa, abona umugabo mwiza w'intwari kandi wubaha Imana. Kubwo kugenza gute? Kubwo kwihangana. Hano muri Yakobo badusomeye isomo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ahari nawe waba ufite ibibazo bikomeye mu rushako rwawe, nta kindi kintu gishobora kubikemura uretse kwiga gusenga no kwihangana. Wakwibaza uti se nzihangana kugeza ryari? Abigayire ni icyitegererezo cy'abagore benshi. Ikintu cya mbere, ntigeze arwana intambara yo gushaka guhindura Nabali, ahubwo yarasenze kandi afata inshingano nk'umugore w'umunyamutima. None uyu munsi umugore iyo abonye umugabo afite ikibazo cyo kutita ku nshingano, umugore aravuga ati, nuko ubigenje, reka nze nanjye nkwereke, burya nkorera yanjye. Ubu hari utuntu dusigaye turemwa tw'abagore, nabo bakajya ku mazi, ari itsinda ry'abagore, ngo ni ukwimara stress ziri mu ngo, nuko bakajya kurya amafaranga yabo. Ntabwo icyo ngicyo kizakemura ibibazo. Ikibazo cya Abigayire cyakemukiye ku mavi. Amena. Igihe cyose uhanganye n'urushako rukakaye rukomeye, ibuka umukiza, mubwire uti, mwami, ahari wenda nagiye ntsindwa kubera amahitamo mabi nagize, cyangwa se ko nasenze ariko bikaba birimo kwanga, kuko nabyo birashoboka, ariko ngo dufite Imana idushyigikira muri byose.
icya kabiri, menya yuko uyu ari umurwayi ufite mu biganza byawe, musindagize. Ibi rero ntabwo abantu bapfa kubigeraho, bisaba imbaraga yo gusenga, kuko hariho igihe umurwara akira agasubira ku ndwara, agakira agasubira ku ndwara, ejo ukabona indwara yagarutse. Nuko rero ukavuga uti yewe have nkwereke uko zambarwa, cyane cyane iyo abagore bakiri bato, iyo abantu bakiri mu rushako rw'imyaka mike, akiyumvamo ubwiza bwe, akibona ko hari n'abandi bagabo bamureshyareshya, arakubwira tumva rero ubu nanjye urabona habura umuntu unyemera, ariko iyo amaze gukubita mu mbyaro 3 enye 5, uravuga uti reka mpfire iki abana nabyaye. Nyamara nta gihe na kimwe urushako rudasaba kwisunga Imana. Imyaka yose waba umaze mu rushako, kuva kuri 0 kugeza upfuye, umuntu aba atangiye ishuri ritagenza gute, ritarangira. Kuko kwiga imico y'umuntu utaremye, wakuye ahandi ukamuzana, ntuzi uko yarezwe, mukabana, ntuzi ibyo yabayemo, kuzabyihanganira. Hariho igihe rero ugira gutya, wabonaga ari mwiza, waragize amahitamo neza, ariko ibijya kumusohokamo mu gihe cy'imyaka 3 4, uyu munsi n'ibikigombera igihe n'ukwezi n'icyumweru n'amezi 2 ngo zirimo kugenza gute, gusenyuka. Runani wowe, ese runani wowe, ndati ninde wakubwiye ko ndi so? Ni njyewe nyine. Inyuma hameze hate? Inyuma hari sawa. Uyu yari umuririmbyi mwiza, akaririmba abamarayika bakamanuka. Uyu yari umubwiriza mwiza wakaburaga hano, yari umuyobozi mwiza uyobora iterore neza, maze umuntu wese yabari inyuma hari akavuga ati ariko Mana yanjye, uriya mukobwa wo kwa runaka cyangwa nkamutunga we, ese muramubona? Reka mbabwire, mwige basore bacu, mwebwe muracyafite igihe cyiza cyo kwitonda mugahitamo. Twe twahebeye urwaje niba bitarakunze, ariko mu bahebera urwaje ntago ndimo. Gusa nk'uko nababwiye, ntawe ushaka marayika. Buriya afite ibyanjye yihanganira, nanjye nkagira ibyo yihanganira. 26 turayikubise, turashyingiye, dufite umwuzukuru, ariko turasaba Imana yatubashishije muri urwo rugendo, kandi izakomeza kubana natwe. Amena. Intsinzi nabonye rero iva ku mavi no gusenga. Amahitamo basore namwe nkumi, nimwitondere gutwika no kwambara ikanzu, kuko nyuma ya biriya ubuzima buragushegesha. Abamaze guhitamo, mureke gukomeza gukina n'urushako, mwe gukina n'urugo. Mumenye ngo ibyo mukora byose mugambirire ko uyu muryango uzimukira mu ijuru. Zirikana ko uri kumwe n'umunyabyaha nawe urundi, wirwana intambara yo kumuhindura. Saba Yesu uhindura umuntu yaremye abashe kumuhindura, kandi arashoboye. Ariko wowe uzashyiramo imbaraga zawe, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizagenza gute? Ntabwo bizakunda. Kuki ingo z'abakristo zirimo gusenyuka? Niziriho ni iburyo ni ibumoso. Umuburo Imana yaduhaye twawupfushije ubusa. Duhitamo kuba mu itorero tumeze nk'inzugi zizunguriza ku mapata, dushakanira mu byaha, twubakira mu byaha, tubyarira mu byaha. Amaherezo abaye urushako rushegesha, kandi dutera umuntu kwibaza ngo amaherezo azaba yahe. Rero buriya izo nshingano dukora mu itorero, basore nkumi nkunda,
ntukangwe nuko umuntu aririmba neza, ntukangwe nuko umuntu akora imirimo myiza y'idini, na cyane ko iyo umuntu ari umukobwa aribombarika. Umusore akagenza ate akibombarika. Rimwe na rimwe abantu bagahuza impundu bagakoma amashyi batayi runaka ashakanye na runaka, Imana ishimwe cyane, ariko ijuru rivuga ngo ugushije ishyano, kubera ko utigeze utumira ijuru mu mahitamo yawe. Abagabo rero bubatse, mureke gukomeza gukina n'amahitamo yanyu, mwihitiyemo mubishaka kurambagiza wagize uko ariko kose. Uyu munsi ukaba urimo uvuga ngo ayiwe ndagira nte, uyu munsi ukaba utuwa mwashakanye ukajya kumushakiraho abandi, ukamugira umushyitsi mu rugo, ntamenye ibikorerwa mu rugo. Ibyo byose umenye ko bizagushyira hehe? Mu rubanza. Hariho nabajije, yari umugabo mwiza w'igihagararo, yaranapfuye, ariko igihe cyose yajya kuramutsa umugore akamuramutsa ukabona aramuteruye rwose. Nuko rimwe ndamubaza, ariko kumva ndeba abagore bose ubonye uba ufite apeti, njye nari nkimara gushaka. Nuko arambwira ati se ubundi uretse wowe wananiye, ubundi unyemereye apeti y'abagabo ntituyihorana? Bagabo muhorana apeti, mugabanya amerwe. Abakobwa bo muri iri torero barambwiye bati, nubwo urimo kutwigisha yuko tudakwiriye kwiyandarika tukaba abakobwa bubaha Imana, batariko abantu batuzengereza burya ni abagabo bubatse ingo. Abagabo bubatse ingo ni ikibazo, n'abasore ni ikibazo. Icyo nakivuzeho nimugoroba. Niba mushaka kuzataha mu ijuru nk'abagabo b'Abadivantisita munsi wa 7, musabe Imana kuyobora intekerezo, ifate n'amarari y'uburyo bwose, kuko umutima wa kamere ntushobora kunezeza Imana. Uretse no kunezeza Imana ikiranuka, ntushobora no kunezeza umuntu. Kugira ngo umuntu arwanye irari ry'umubiri rero, birasaba cyane ko yisunga Imana. None uyu muntu wihitiyemo nk'uko twabonye amahitamo hano, ukaba uri umudivantisite w'umunsi wa 7, ukaba usaziye muri iri torero, ariko aya mahitamo akaba akigushegesha, ayo yaba ariyo yose, umwanzuro wowe uraza kuwubuye. Umugambi w'Imana ntabwo ari uko abashakanye batandukana. Turabibona hanze, ariko tumenye ngo umugambi w'Imana si uko abantu batandukana. Igihe cyose ubona iwawe bitarimo gukunda kugeza ku rwego utashobora kubyihanganira, umenye yuko ni ikimenyetso cy'uko nawe ukiri umunyantege nke, kandi ni ikimenyetso cy'uko uri umupagani. Niba Imana itubwira ngo bizasaba guhora byose kugira ngo twinjire mu bwiza, ijuru si umunyenga. Kandi kuko ibirushya bigomba kuza, bizahera iwacu, kuko umwanzi azaba uwo mu nzu yawe. Umugore wishakiye umukunze, mwe kuvuga rumwe. Abana muri kumwe, mwe guhuza. Sibyo? Bizasaba guhora byose rero. Reka tugende hano, ngire amagambo make nsoma nerekeza ku musozo. Inama zigirwa itorero kuri paji ya 35. Reka ndarikire abasore n'inkumi kuzasoma iki gitabo. Iki gitabo jyewe cyaramfashije cyane, kuko cyagiye kinyigisha ubwenge. Nashatse ntagira mama, yapfuye nkiri muto, ngeze igihe cyo gushaka ntamufite. Ariko biratangaza kubona n'abafite ba nyina uyu munsi ntacyo babamariye. Ntacyo babamarira, kubera ko umubyeyi arigisha umwana yagera hanze, sosiyete arimo akuriyemo ikagenza ite, ikigisha. Sibyo se? Ushobora gukora ibishoboka byose ukigisha umwana, ariko yagera hanze
agahindura imibereho, agafata imico y'aho abaye n'aho yiga. Umubyeyi hari icyo yakora se? Nimureke ababyeyi dukoreye inshingano zacu. Igihe abana bageze mu mahitamo yabo bakihitiramo ibidakwiye, Imana izabibabaza, ariko twebwe nta rubanza dufite. Amena. Ariko hari umwigisha mwiza kandi mukuru, uwo ni Yesu Kristo. Hano hari amagambo kuri paji ya 38 ngo abazirikana gushyingiranwa ko ari umuhango umwe wo mu mihango yera y'Imana, kukarindwa n'itegeko ryera ry'Imana, bazajya bayoborwa n'amategeko atunganye. Uyu muhango urimo gukinishwa muri iyi minsi, Elena White yaravuze ngo wari umuhango wera, ariko mu gihe cy'imperuka uzaba ari umuhango ugaragaza gusohora k'ubuhanuzi. Urebye ubukwe bukorwa, ingo zishyingirwa n'izisenyuka birasa naho bingana, kubera ko abantu batemera kurindwa n'itegeko ryera. Nimureke ababizirikana twese yuko uyu muhango ari umuhango wera w'Imana kandi ukarindwa n'itegeko ryera ry'Imana, twemere kuyoborwa n'amategeko atunganye, nibwo ingo zacu zizaba nziza. Mu mibereho y'abashyingiranywe rimwe na rimwe, abagabo n'abagore bagenza nk'abana barezwe nabi. Ukibaza ngo mbese bagenza bati? Umugabo ashaka ubwe buryo n'umugore nawe agashaka ubwe, ntihagire n'umwe wumva undi. Bene ibyo bizana umubabaro ukomeye. Bombi, umugabo n'umugore, bakwiriye kwemera kumvikana mu byo bakora cyangwa batekereza gukora. Ariko hari igihe umuntu usanga rwose adashaka kunamubaza n'ibibera aho ngaho. Ibyo ni ukugenza nk'abantu batarezwe. Cya kabiri ni ukutagenza nk'abantu b'Imana. Abagabo agera hanze, umugore yagera hanze akakira inama zivuye mu bagabo bagenzi be, inama zivuye mu bagore bagenzi be, nuko akaza agashaka kubishyira mu rugo. Kugenza nk'abana batarezwe, aho umwe ashaka uburyo bwe, amafaranga yawe ukayakorera ukayakoresha ku giti cyawe, kugenda kwawe ukajya aho ushaka, umugore ntamenye ngo urihe, wataha saa 5 saa 6 ukumva ngo ni icyubahiro cyawe, warangiza mu rugo rumeze gutyo ukumva urashaka icyubahiro. Ubwo rero uwukora gutyo ntarinzwe n'itegeko ryera ry'Imana, kandi akaga karamurindiriye. Ngo nuko ntihagire n'umwe wumva undi. Bene ibyo bizana umubabaro ukomeye cyane. Ngo ntibishoboka ko banezerwa mu gihe bombi bagikomeje kwikorera uko bishakiye. Igihe umugabo n'umugore bakora uko bishakiye, umwe akihitiramo ubwe buryo, undi akihitiramo ubwo buryo, ntibabaho banezerewe. Nubwo babana, umwe akiga kwihanganira undi, ariko aba ariho atagenje gute, atishimye, atanezerewe. Nimureke twisunge umukiza. Niba turi abadivanisi umunsi wa 7, uyu munsi ukabona mu rugo hari ikibazo cy'intambara n'amakimbirane biturutse ku nyifato yawe, icyo ni ikimenyetso gihagije kutahindutse mu mutima, ndetse kutazimurirwa mu bwami bwo mu ijuru. Kuko turimo turubaka umuryango mu isi, ukwiriye kuba mu isi kandi ukazimurirwa hehe? Ukazimurirwa mu ijuru. Reka ndarikire rero abafite ibibazo bimeze gutyo. Aha arashobora kuba ari kuri side y'umugore cyangwa se ari kuy'umugabo. Buri wese arararikirwa kwisunga umukiza no kwiga kwihanganira ibirebeka nk'aho bitakwihanganirwa. Niba tuzi ko umuryango ugomba kwimurirwa mu ijuru. Tugaruke imbere gato kuri page ya 34. Ngiye gusoma aya magambo nihuta kugira ngo nsoze. Umubano unejeje cyane uzagerwaho ute ngo butume iyi miryango turimo kubaka yimukira mu ijuru? Imana yategetse yuko abashyingiranywe, aho ni kuri page ya 34, bakwiriye kujyana urukundo rushyitse no kumvikana. Urugo rwubakwa n'urukundo, nta yindi sano umugabo n'umugore bagirana, ni urukundo. Iyo urukundo rero rwakamutse, burya bidindiza amajyambere y'umutima y'uwo mwashakanye igihe atabona ko ukimwitayeho.
umukwe n'umugeni basezerana imbere yabo mu ijuru yuko bazakundana nk'uko Imana yabibategetse. Bagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mugandukira abagabo banyu. Umugabo arasabwa gukunda, umugore akaganduka. None bagabo mutagikunda abagore, kuki mushaka ko abagore babagandukira? Ibyo nicyo bita kwikunda. Umugore akwiriye kumvira no kubana n'umugabo we, kandi umugabo akwiriye gukunda no gutunga umugore we. Bagabo mutagitunga ingo ngo kuko abagore bakora. Inshingano y'umwami ni ugutunga urugo. Uri umutambyi, uri umurinzi, kandi uruzana ibitunga urugo. Niyo umugore yaba akora yaba bizana ni byiza, ufite umwunganizi, ariko atari nka wa wundi numvise wateye. Ufite umuntu ugufasha ku ruhande, ariko ibyo ntibikwiriye gutuma wumva ko wowe uzagereka akaguru ku kandi, cyangwa amafaranga yawe n'ibindi byose ukabimarira mu bindi, ntiwite ku nshingano yo gutunga urugo. Abagabo n'abagore bagitangira kubana bakwiriye kongera kwitanga ku Mana. Izi ni indabo zibwirwa, flowers. Bagore mukiri batoya, Imana irababwiye ngo mukwiye kongera kwitanga ku Mana, kubera ko mutangiye iki? Ishuri mutazarangiza keretse umwe avuye mu mubiri. Nubwo umugabo n'umugore baba bashyingiranywe babyitondeye kandi babitekereje, bake nibo bafatanywa burundu mu gihe umuhango wo gushyingirwa ukorwa. Gufatanywa burundu kwa babiri ni umurimo ukorwa mu myaka ikurikiyeho. Ubwo rero ntiwibwire ngo kirya gihe mwaraha pasitori akabasezeranya ngo mwarafatanijwe. Reka da, urugendo ruracyakomeje kugira ngo mufatanywe. Ubu hari n'abagore bageze mu ndashyikirwa no muri zahabu, ariko gufatanywa n'abo bashakanye bitarakorwa. Kubera iki? Ari umurimo ukurikiraho. Igihe uzabasha kwihanganira ingeso z'umugabo wawe, ukabasha kwihanganira izo ngeso z'umugore wawe ugushegesha, kandi ntiusenye urugo, kandi ukamera nka Abigayire, ntuba umugore udafite umutima ngo niba umugabo aguca inyuma nawe umuca inyuma, niba umugabo yakoze ibi nawe ukora ibi, niba umugabo aguhesha umutungo nawe ukora indi konti uyishyireho nyoko cyangwa murumuna wawe. Igihe rero abantu babaye mahwi mu ngeso, niho muzageza ku rwego mubona basa. Wareba umugore n'umugabo no mu isura ukabona baragenje gute? Barasa. Nguko gufatanywa ni mu ngeso, kwihangana. Iyo abashyingiranywe bahuye n'imibereho iruhije no guhagarika umutima, umunezero uturuka ku gushyingirwa urashira. Umuntu agatangira kwicuza ati iyo mbimenya sundi nagushatse. Aho rero agatima kagasubira kubo barambagizanyije kera bakiri abasore n'inkumi, ati sha turushako ntabwo rumeze neza. Undi ati se nyabusa wakwizeye ko nanjye bitameze neza. Umugabo n'umugore bigana ingeso kuko bitashobokaga kuzimenya mu mubano wabo wa mbere. Icyo ni cyo gihe kiruta ibindi cyo kugeragezwa mu mibereho yabo. Basore nkumi, ndabo, ibizu, indashyikirwa gukomeza. Izo ngeso urimo ubona ukikanga zirimo kugutera kugira imibereho ishisha. Uyu murongo urakureba. Icyo gihe urimo nicyo gihe kiruta ibindi cyo kurageragezwa mu mibereho yawe, kandi ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kugira ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mu nyandiko z'ibanze nahasomye amagambo akomeye, ngira ngo ni nko kuri paje 79, 210, ngo Imana izana ikigeragezo cya mbere ku bwoko bwayo kikagutsinda, ikazana icya kabiri kikagutsinda, ikazana icya gatatu
kikagutsinda, ndetse ngo ikagerageza icya kane kikagutsinda, ngo icyo gihe irakureka, ntabwo uba uri umuntu ukwiriye gutegurirwa kuzajya mu ijuru. None ikigeragezo cyawe cy'amahitamo ko kikugeze iruhande ukaba waratangiye kubunza imitima, urimo urajyashya. Shikama, ni amahitamo wihitiyemo, usaba Imana kugenza gute? Kugufasha. Nunanirwa n'ikigeragezo cy'urushako hano mu isi, ntabwo uzimurirwa mu ijuru, kuko nta marayika uzabona ushakana nawe. Ihanganira icyo gihanda kikuri iruhande, ukereka Imana ku manywa na nijoro, wige gusenga no kwiyiriza ubusa, intsinzi izaboneka ikomotse mu ijuru. Mureke imitima yacu tuyihe Imana, imitima y'abo twashakanye tuyerekeye Yesu, niwe uhindura imitima. Imana ngo izatanga n'ingabo nyinshi, ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, ngo natanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuki urushako rugushegeshe. Niba Imana yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuki udabaza Imana amasezerano ngo uyibaze uti Imana, mbese uyu muntu wampaye undi uri iruhande birakomeye ko ushobora kumuhindura? Yakunanira se? Nta kintu kinanira Imana. Ndimo ndabatindira gutaha, Imana ibimfashemo, niye kubatindira. Ikigeragezo kiruta ibindi mu rushako, mu mibereho yawe kiratangiye. Umunezero n'akamaro k'imibereho yabo yose mu gihe kizaza bikomoka ku byo biyemeje ubwo muri icyo gihe cy'ibigeragezo. Umunezero uko muzamera mu gihe murimo kuzunguzwa n'imiraba y'urushako n'ibigeragezo by'urushako, ubwo rero nicyo gihe cyo gutegura ahazaza hanyu heza. Niba muzabona ubugingo buhoraho cyangwa mukabubura. Akenshi baragenzurana, umwe akabona intege nke n'amafuti yatibwiraga kuri mugenzi we, bakibonana akavuga ati runaka koko ni wowe, koko ni wowe. Reka nsabe abashakanye ngo mugabanye amarira yo kuririra abagabo. Uyu ni umunyabyaha uririra, ahubwo ayo marira ajya ugenda wiherereye uyaririra Imana, yatanga n'ingabo nyinshi ku bwawe. Reka mbwira abagabo ngo mugabanye amarira n'amaganya, muganyira bagenzi banyu, ndetse bakabaha n'inama nyinshi. Rimwe na rimwe Satani aba yabihanzemo bakabagira inama zuzuye ubucakura kugira ngo musenye. Nimusabe Imana kubabera umujyanama. Ngo ariko imitima yafatanijwe n'urukundo igenzura ibyiza aho kugenzura amafuti. Ihangane, bwa bwiza wamubonanaga, icyatumye uheraho umushaka aba ari byo ukomeza kureba. Ujye uvuga uti nyabusa nanyuzwe na burya. Kuki mutavuga amena? Ariko ujye uvuga uti nanyuzwe na burya, igihe unyemera ukankura mu basore benshi ukanyemera. Kabeza, mu Rwanda harimo abasore benshi, harimo inkumi nyinshi, ariko wampisemo, kandi atari uko nari mwiza cyane kuruta abandi. Nanyuzwe na ryari na burya. Bose bakwiye kugenzura ibyiza aho kugenzura ibibi. Akenshi uko tumeze n'ibituzengurutse byose nibyo byerekana uko twibwira ko undi muntu ameze. Ahangaha reka mpavugeho, muri iki gihe turi mu gihe cy'uburara, igihe cy'ubusambanyi buri mu bagabo n'abagore, bukaba mu nkumi n'abasore n'abana. Aha birasaba ko abashakanye mwitwararika. Itwarariki mu byo ukora. Ubu umuntu ufite principe z'ubuzima ugenderaho, n'uwo mwashakanye abimenye. Irinde kujya ahantu umugore wawe atazi, irinde guhoza umuntu iruhande rwawe. Niba ari imodoka ukamutwaramo buri munsi umugore namenya amakuru, azi ko afite umunyantege nke, azavuga ati buri uriya mugore yaramuntwaye, kandi wenda ari karifuti wamwiheraga. Ibyo rero ugasanga wenda yabikubaza ukumva ko abangamiye uburenganzira bwawe. Nawe ni uburenganzira bwe kugufuhira, kuko mwarafatanijwe. Akeneye kumenya ibyo ubamo. Ese saa sita z'ijoro utaha na saa tanu na saa yine uri mu biki? Nabikubaza ntukababare ngo uvuge ngo ari kurangenzura ndagahungu kawe. None ko mwafatanije, mbere y'uko ubyara abahungu n'abakobwa, wowe niwe mukobwa wawe kandi wowe niwe muhungu wawe.
urushako, rekeraho gukina n'urushako, amahitamo aravuna. Nubwo tubwirwa kugenzura ibyiza, ariko se kandi umuntu azahora ataha igicuku nta kazi arimo, kuki mugenzi wawe kubaza turihe uti ariko se bite byawe? Itonde. Iki gitabo rero ntabwo nagisoma ngo nkirangize, amasaha yagiye. Kuri paje ya 35 amagambo ngiye gusorezaho aravuga ngo nubwo kuvanga imibereho y'abantu babiri, nubwo hakwaduka ibirushya, ariko munyihanganire ngira akantu gato yansuma ngo dukwiriye kwirinda iryo futi ryo kugira ikinyabupfura gikeya mu mubano w'abashakanye. Iyo umubano n'umutima w'ubupfura bizitiwe, biruma maze umutima ukuzura agahinda kandi ugakonja. Niba ukonjesha uwo mwashakanye umenye ko ufitanye urubanza n'Imana. Guhora uza kwicara hano kuri iyi ntebe, iherezo ryabyo ntaryo. Ngo dukwiriye kwirinda iryo fiti. Urukundo ntirubasha kumara igihe kirekire rudafite ikirugaragaza. Mu gihe bamwe bibwira ko kugaragaza urukundo kuba bashakanye ari ubugwari, ari intege nke, ibyo kenshi biterwa n'iki? N'imico twarerewemo. Mwe gukundira umutima w'uwo mwashakanye ko wicwa n'inzara yo gushaka ineza n'impuhwe. Bagabo, umugore wawe akeneye ineza, akeneye impuhwe, ndetse nawe mugore umugabo wakeneye impuhwe kuri we. Ariko bijya bitangaza iyo ubona umugabo nta n'impuhwe afitiye umugore. Umugore ntagirire impuhwe umugabo we. Umuntu wese akwiriye gukunda atabihatiwe. Nimwimenyereze ingeso nziza cyane kandi mwihutire kumenya ingeso nziza z'undi. Kugira umutima unezerewe ni ikintu gitangaje, giteye ubwuzu kandi kinejeje. Impuhwe no kubaha bituma umuntu ahirimbanira gushaka ibyiza. Urukundo narwo rukomezwa no kugambirira ibyiza. Reka twese, buri wese agambirire ibyiza kubo bashakanye. Rero nubwo hakwaduka ibirushya, ibibabaza n'ibicokoza mu rushako, ntihakagire ubw'umugabo cyangwa umugore bashyira mu mutima wabo igitekerezo cy'uko gufatanywa kwabo ari ifuti cyangwa ko bafuditse. Nimugambirire gusa kumwe abera undi icyo ashoboye. Mukomeze kugira umutima nk'uwa mbere. Mukomezanye mu buryo bwose mu byo kurwana intambara y'imibereho yo muri ubu buzima buruhije. Birasaba ko dufatana umurungo wo kurwana izi ntambara. Mwige kunezezanya, mukundane, mwihanganirane, maze gushyingirwa nk'aho kwabaye iherezo ry'urukundo kuba itangiriro ryarwo. Ubushyuhe bw'urukundo nyakuri, urukundo rwomatanya umutima n'undi, nirwo muganura w'umunezero wo mu ijuru. Imana yacu, se w'umwami wacu Yesu Kristo, itubashishe kugendera muri uwo mujyo. Yakobo ati hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kugira ngo namara kwemerwa azahabwe ikamba ry'ubugingo. Reka twese twige kwihanganira ibituruhije bituzengurutse, kandi turinde imitima yacu. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.